Muhawenimana Marie Thérèse utuye mu kagari ka Musasa numwe mu baturage 15 borojwe inka ku bufatanye n'umushinga rwa 0837 Eyar Murambo. We na bagenzi be borojwe bavuga ko izi nka zigiye kubafasha kwikura mu bukene no kunoza imibereho y'imiryango yabo. Amata ntayo nari mfite ariko kuba nabonye inka amata nishimiye ko ngiye kunywa amata neza n'abana banje mbese tukabaho neza. Mbayeho nabi ariko ubuzima ngizemo bwakiye inka ndishimye cyane kandi byandenze kuko iyi nka igiye kunkura mu bukene. Ngiye kuyitaho nyiha ibyatsi nisasira mbona yafumbire ntari nafite kandi nyifata neza kabone ko no kuyubakira twayubakiye igiye kubaho mu buzima bwiza. Ngiye kwiteza imbere, ngiye kuyahirira imamata imifumbire kuko nzagenda ndagaburira abana banje bazarwara bwaki mfite inka. Byishimo nakagarubu dukomba bese mu mutima mu musuhuza umubyeyi wacu. Kugeza ubu imishinga 18 iterwa inkunga na Compassion Internationale niyifasha abana bakomoka mu miryango 3291 yo mu karere ka Burera binyuze mu bikorwa byo guteza imbere imibereho y'abaturage nkuko bisobanurwa na Archdeacon Twinobutsinge Auguste, pastori wa Paruwasi ya Murambo. Twari tumaze kureba ibibazo bihari. Ikibazo cya mbere ni icy'ubukene biterwa nuko benshi batagira aho guhinga, batagira indi mirimo bakora, hanyuma ibyo bikaba byarabashoraga mu kunywa ibiyobyabwenge, mu kurembeka. Rero dushaka gukemura icyo kibazo. Mu gihe ugiye kuri rya tungo ntago azabona igihe cyo kuja mu burembezi. Kuva gahunda ya gira inka yatangizwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2006 mu karere ka Burera hamaze gutangwa inka 18652 mu gihe mu karere kose habarurwa inka zirenga 47900. Mukamana Sorina umuyobozi w'aka karere avuga ko abafatanyabikorwa bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'akarere, agasaba kandi abaturage borojwe kwita kuri aya matungo no kuzitura abandi. Bikaba rero bizadufasha cyane kwivana mu bukene kuko n'ubundi abaturage bazihawe n'abaturage bari muri gahunda yo kwivana mu bukene, ariko nanone bikaba bizadufasha kurwanya ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira kubera yuko uyu muntu afite inka nagarwaza imirire mibi bafite amata bakaziha ubwatsi buhagije bakazivuza igihe zarwaye. Inka zorowe mu biraro zitanga umusaruro mwiza kandi umeze neza. Izi nka 15 zatanzwe zifite agaciro ka miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda kandi zifite ubwishingizi. Ni igikorwa kigamije guteza imbere imibereho no kugabanya igwingira, aho imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu karere ka Burera igwingira riri ku kigero cya 37.6%. Manizabayo Jeannette mu karere ka Burera.